tugiye gutangira guteka. Hano ngiye kubanza gucanira amazi abire kubera ko ngiye kubanza guteka ibishyimbo. Hanyuma rero ibishyimbo mfite ntabwo ari byinshi, ni inusu y'ibishyimbo. Ikindi iyo ushaka ko ibishyimbo byawe bishya vuba vuba, urabanza ukabyinika mu mazi nibuze nk'amasaha nk'atanu. Njyewe rero ntabwo nabyinitse, ngiye kubironga mpite mbiteka. Ntabwo ariko bino bishyimbo byanjye bitinda gushya cyane ku buryo byansaba kubanza kubyinika, niyo mpamvu ntigeze mbikora. Ngiye kubironga, hanyuma nimara kubironga noneho aya mazi nashyuhije araza kuba yabize, noneho ndahita ntangira kubiteka. Ntabwo bino bishyimbo byanjye bitinda gushya. Amazi yamaze kubira, ntabwo ndi buteke muri ino safuriya nanone. Isafuriya itinze ibishyimbo gushya. Iyo ufite rice cooker niyo ukoresha. Ngiye gushyira muri rice cooker y'amazi yose nabijije, nyasukemo hano muri rice cooker, hanyuma nindangiza mpite nshyiramo na bya bishyimbo. Hano rice cooker iyo bitangiye kubira wirinda gupfundikira cyane, kuko iyo upfundikiye cyane birabira bikabiriramo hasi, bikabirira hasi. Ngiye gusukamo bino bishyimbo. Noneho ukuntu rero nkunda guteka ibishyimbo, gutogosa ibishyimbo, nshyiramo cinnamon, narangiza ngashyiramo na bay leaf, ubundi nkabitogosanya. Ibishyimbo biba bihumura neza, biba binaryoshye cyane kuruta uko wabiteka utashyizemo tuno turungo tubiri, bay leaves ndetse na cinnamon. Noneho nindangiza mpfundikire, biraza gushya vuba kubera ko ntigeze nteka mu isafuriya. Hanyuma rero tugiye gukomeza guteka. Mfite inyama z'inkoko zirangana n'ikiro, ni amaguru yonyine naguze, ntabwo naguze inkoko nyine y'ibice byose, naguze amaguru gusa. Hanyuma ngiye gukuraho runo ruhu rwazo, ntabwo ndukuraho burundu, ni ukuzigira gutya gusa. Hanyuma noneho nindangiza kuzikora gutya ndahita nzironga. Nimara kuzironga ndagaruka nanone mbereka ibindi ngiye gukurikizaho. Hano ngiye kuzironga neza cyane, noneho nindangiza ngaruke ngende mfate icyuma, ndafata icyuma, noneho nindangiza ngende nkataho kuri buri ruhande. Muraza kureba ukuntu ngiye kugenda mbigenza. Fata icyuma noneho nkakata gutya kugira ngo nze kubona uko ibirungo biza kujyamo neza. Enda ukataho agace gatoya, igice kimwe gutya biba bihagije ku nkoko zose. Noneho arangiza azumutsa neza ku buryo zitaza kugira amazi asigaramo, noneho ukazisuka ahantu. Hano nanone ngiye gukoresha ibirungo ngiye gukoresha ni iyi ngiyi poudre ya paprika, hanyuma nindangiza nkoreshe na turmeric powder, hanyuma noneho nindangiza nkoreshe na black pepper, hanyuma noneho nindangiza nkoreshe n'umunyu, hanyuma noneho nindangiza ndakoresha na thyme zumye agafu kazo, hanyuma nindangiza nshyiremo na oyster sauce, hanyuma noneho nindangiza nshyiremo na soy sauce gakeya kari light, hanyuma ubundi nindangiza mvange. Hano rero niba mujya mukunda kureba ino channel yanjye, murazi impamvu nkunda gukoresha bino birungo, cyane cyane black pepper na turmeric powder ndetse na paprika. Hanyuma tugiye no kongeramo amavuta. Ngiye gushyiramo amavuta ya olive makeya nk'ibiyiko bibiri, hanyuma ngomeze mvange. Noneho nindangiza kuvanga neza ibirungo bimaze gukora hose, ndahita mfata zino nyama nzimurira ahantu ndi buzitekere, mbariho nzishyira zose. Hanyuma ubundi nindangiza ndaza kuzipfundikira ndazireka nibuze nk'isaha imwe yonyine. Ubundi iyo ushaka kuzimarina neza ushobora nko kuziraza muri firigo, cyangwa se ukaba wazishyira ahantu hakonje nko mu gihe cy'amasaha menshi nk'atandatu. Ariko isaha imwe hano biba bihagije, nta mpamvu zo gutinza icyo gihe cyose. Isaha imwe kuri njyewe ndabona ihagije, atari ngombwa amasaha yose. Ubundi iyo ushaka ko ziri buze kuba zifite uburyohe cyane cyane cyane, uziraza muri firigo wazimariniye gutya. Tugiye rero gupfundikira, hanyuma noneho
nimara gupfundikira ndazishyira ahantu hakonje, hanyuma noneho nibuze nka nyuma y'isaha ndaza kugaruka mba aribwo nziteka. Mu ifuru namaze gushyushya, maze gucana, ngiye kuzishyiramo hano, ubundi nzishyire kuri degere Celsius 180, ndaziteka buhoro buhoro kugeza zihiye. Hanyuma rero ahangaha mfite imboga nyine ngiye gukoresha. Mfite puwavuro z'amabara yose, umutuku, icyatsi ndetse n'umuhondo, nkagira na tangawize na hasi, nkagira na karoti, nkagira n'ibitunguru by'ibibabi ndetse na coriandre, nkagira n'iki gitunguru kinini muri kubona hano. Izi mboga nizo turi buze gukoresha muri aya mafunguro yose tugiye guteka. Hanyuma rero ukuntu ngiye kubigenza, ngiye gufata zino puwavuro, mfate n'ibitunguru, mfate na tungurusumu, mfate na ziriya n'urunyanya rumwe narwo hariya rurimo, narwo ndaza kurukoresha. Hanyuma nindangiza mbikate, nimara kubikata ndabifata byose mbishyire muri blender. Ndashaka gukora isosi ya bino byose y'izi mboga zose. Niba ushaka ko ibiryo byawe biri buze kuba biri spicy, ushobora kongeramo urusenda ahangaha, ugakoresha rwa rusenda rw'umutuku, ukaba ari rwo ukata narwo ukarukatana n'izi mboga, hanyuma ukaza kubishyira muri blender ukabisya. Uyu munsi ntabwo ndi buteke ibiryo biri spicy cyane, ndakoresha tangawize byonyine ngira ngo na black pepper nibyo biri buze kuba bisa n'ibirimo agasenda gakeya. Ubundi nkunze guteka urusenda rwinshi, ariko uyu munsi ntabwo ndi buruteke, uyu munsi naruretse. Ibi byose rero ngiye kubishyira muri blender. Ngiye kubanzamo zino nyanya, kubera ko ino blender hari igihe nyicana namaze gushyiramo ibintu nk'ibi ntibiseke. Ngiye gufata kano gahini nkunda gukoresha ndi nko gusekura nk'urusenda cyangwa se nk'udutangawize n'udutungurusumu, noneho mbigire gutya muri blender hazemo akantu gasa n'agasosi. Hanyuma noneho nindangiza mbone kongeramo ibingibi byose, kubishyira muri blender ugasya bihita byihuta, kubera ko mo hasi haba harimo inyanya, bihita biseka vuba, ntabwo bitinda, nta nubwo bigusaba kongeramo utuzi dukeya. Ubu ni bwo buryo bwiza wasya iyo ufite blender nk'iyi ngiyi, isya ibintu bigoranye. Urabona ko bihise byihuta, ntabwo bitinze. Hanyuma rero uruvange rwacu rw'imboga nguru twarukoze, tugiye gushyira ku ruhande, noneho tugiye gutangira guteka. Ariko rero noneho tugiye kureba bya bishyimbo byacu uko bimeze. Bya bishyimbo byacu niba byahiye cyangwa niba bitarashya, uko biri kose muri kubona ko ibishyimbo byahiye. Iyo bimaze gushya, ahangaha ushobora nko gushyiramo akunyu ukavanga, wenda ushaka kubirya gutya gusa, kubera ko iyo washyizemo bino birungo bya cinnamon na bay leaf, ushobora kubirya gutya gusa utarindiriye kongera kugira ibindi bintu ushyiramo. Biba biryoshye cyane, biba binahumura neza cyane, biba biteye apeti. Noneho rero bino birungo twari twashyizemo ngiye kubikuramo, byarangije akazi kabyo, bikuremo nyine mbishyire ku ruhande, ntabwo ndi bubikoreshe. Ubundi hanyuma niturangiza duhite dutangira guteka. Tugiye gukaranga ibishyimbo. Biriya byose maze gushyira muri blender ni ibyo gukoresha mu gukaranga bino bishyimbo. Muri kubona ibishyimbo byacu biraza kuba biryoshye cyane, biraza kuba bisa neza cyane. Aha tugiye rero gutangira gukaranga ibishyimbo. Ahangaha mfite ipanu namaze kuyishyushya, ngiye gushyiramo amavuta. Hanyuma amavuta nayo namara gushya, bya bitunguru naberetse namaze kubikata, ngiye guhita mbishyiramo ahangaha muri aya mavuta. Hanyuma ubundi ibi bitunguru mbiteke ku muriro uringaniye kugeza igihe biri buze guhira. Ibitunguru iyo bisa n'ibimaze gufata amavuta, uhita wongeramo akunyu kugira ngo bize kugira uburyohe cyane. Wongeramo akunyu ukabitekana
n'akunyu gakeya. Ngiye gupfundikira gutya mu minota wenda nk'itatu ku muriro uringaniye, hanyuma noneho nindangiza ndagaruka mbivange, noneho nimara kubivanga ndahita nongeramo n'akakunyu nababwiye, akunyu gakeya. Ubundi ibitunguru byacu nibimara gushya turakomeza dukomezanye n'ibindi bintu tugenda twongeramo gake gake. Hanyuma reka dupfundikire bino bitunguru tugumye duteke ku muriro mukeya uringaniye. Noneho mu yindi rice cooker ngiye gutekamo umuceri mukeya. Ngiye kubanza gucanira amazi muri no rice cooker abire, hanyuma noneho nindangiza nze gushyiramo umuceri amazi namara kubira. Tugaruke hamwe, twatetse ibitunguru byacu hano byahiye. Tugiye guhita dufata rwa ruvange rwa za mboga twaseye muri blender, hanyuma noneho duhite tuzisukamo ahangaha. Ahangaha iyo umaze gusukamo runo ruvange rwa za mboga ya sosi wakoze, uracanira uravanga gutya, hanyuma noneho warangiza ugacanira kugeza igihe uri bubone ino sosi isa n'iyagabanutse. Nanone kandi ukirinda gucanira ku muriro mwinshi. Mbese muri make uracanira kugeza igihe uri bubone ko ino sosi isa n'iyahinduye ibara, itagisa muri ubu buryo. Muraza kubireba nenza kuza gupfundura. Ngira ahangaha gupfundikira, nshyire ku muriro utari mwinshi cyane, hanyuma noneho ndeke isosi yanjye ishye, isosi ise n'igabanuka. Muri kubona ko yahinduye ibara kandi isa n'iyagabanutse. Hanyuma noneho ngiye gushyiramo sauce tomate cyangwa se tomato paste. Kubera cyagiye ndi gusya nakoresheje urunyanya rumwe, ntabwo nakoresheje inyanya nyinshi, so ngiye gushyiramo sauce tomate nk'ibiyiko bibiri bitoya, hanyuma noneho mvange. Ngiye kongera mpfundikire nanone akanya gatoya ku muriro utari mwinshi, hanyuma noneho ndeke ino sauce tomate ise n'ishya, ikwire muri ino sosi neza. Noneho hanyuma tugaruke kuri ya mazi twacaniriye, yandi yamaze kubira. Tugiye noneho gutogosa umuceri kuwutogosa nk'ibisanzwe. Hari abantu badakunda umuceri utogosanyije n'umunyu, njye hano ngiye gushyiramo akunyu gakeya, ubundi umuceri uteke nkureke ushye, hanyuma nze kugaruka ku ruhande ndebe ya sosi yacu dutetse ku ruhande uko imeze. Za nkoko twatetse ntabwo niriwe nongera kuzireba kuko nazitetse nyine, nazishyize mu ifuru ndazireka zigenda zishya buhoro buhoro. Nashatse ko ziri buze guhira rimwe n'ibi byose. Naje kugenda ngabanya iminota, ngenda ngabanya amadegre Celsius kugira ngo nyine zize gushya buhoro buhoro. Hano rero tugiye gupfundikira umuceri, dushyiremo akunyu, dupfundikire, hanyuma noneho turaza nawo kugaruka kureba ko wahiye. Hanyuma dukomeze twitekere bya bishyimbo byacu dushaka guteka neza cyane. Ahangaha rero isosi yacu muri kubona ukuntu isa neza, ukuntu imeze neza. Tugiye guhita dufata za karoti, niba mwibuka ko naziberetse mbere, karoti ndetse na poivro, zikatamo uduce dutoya gutya kugira ngo zize gushya neza, hanyuma ukazishyiramo nyuma gutya, ubundi warangiza ukavanga. Noneho wamara kuvanga ukaza kuza gukurikizaho gushyiramo bya bishyimbo nyuma. Dushyiremo bya bishyimbo. Bino bishyimbo hari hasigayemo amazi makeya cyane, ariko ntago mise mbisukiramo rimwe n'amazi. Amazi nabanje nyakuramo
ndayaminina, noneho mbanza gusukamo ibishyimbo. Amazi makeya cyane yasigaye ni nk'agakombe kamwe, ndayongeramo nyuma. Ndabanje nshyiramo ibishyimbo nakuyemo amazi, ndavanga gutya. Hanyuma noneho nanone ikindi ahangaha wumva ko umunyu wahiye, wumva na koko umunyu wakoze, umunyu wasanga utakoze ukaba wakongeramo akandi kunyu gake. Turavanga gutya neza, hanyuma noneho umunyu nidusanga utakoze turongeramo akunyu gakeya. Gutya rero hamwe nababwiraga ko hari amazi nakuye mu bishyimbo yari yasigayemo, ngiye kuyasukamo ahangaha, nongere nkomeze mvange. Ubundi hanyuma nindangiza bino bishyimbo ndabipfundikira neza. Niba uzi kwa kundi tujya duteka umuceri w'ipirawu ugapfundikira neza ku buryo nta hantu umwuka uri bunyure, ubundi umuceri ugahishwa n'umwuka. Bino bishyimbo nabyo niko ngiye kubipfundikira. Ngiye gufata igipfundikizo, cya gipfundikizo dukoresha cya aluminiyumu, ya shashi ya aluminiyumu niyo ngiye gupfundikiza bino bishyimbo, hanyuma nze gushyiraho umupfundikizo w'ino pano nyuma. Ubundi nshyire ku kariro gakeya cyane, kariro ka nyuma, mbicanire neza nibuze nk'iminota mike. Iminota mikeya ntabwo iri buze kuba myinshi, kubera ko ibishyimbo biraza kuba byahiye. Ibishyimbo hano byahiye, uretse ziriya karoti na puwavuro nizo zari zitarashya, ariko nidupfundikira gutya ku buryo nta mwuka uri buhite, hanyuma noneho tugashyiraho umupfundikizo w'ipanu nyuma, turacanira nibuze nk'iminota 20 ku muriro mukeya cyane. Ubundi tuze kugaruka dupfundure turebe uko ibiryo byacu bisa. Iyo wacaniriye, iyo watetse ibiryo gutya wahejejemo umwuka uku nguku, ibiryo biba bihumura cyane, ibirungo biragenda bigakwira mu biryo byose, ukumva mbese ni ibiryo bifite impumuro idasanzwe, biba binaryoshye cyane byihariye. Muri kubona rero ukuntu ibiryo byacu bisa. Hari za mboga za nyuma tutari twakoresheje, bya bitunguru by'ibibabi hamwe n'ibibabi bya koriyandre. Ibibabi bya koriyandre n'ibitunguru by'ibibabi ntabwo nkunda kubiteka, mbishyira mu biryo bigishyushye, ubundi nkavanga bigahishwa n'umwuka uri mu biryo. Ngiye guhita mbifata rero mbisukemo ahangaha gutya, ubundi mvange. Ibiryo byacu hano byahiye, nta kindi kiba gisigaye. Ibi byahiye, wa muceri nawo wahiye, na za nkoko nazo zahiye. Igisigaye ni ugutegura bino biryo. Muri kubona ukuntu bino bishyimbo bitetse neza, bidatwara ibintu byinshi cyane, nta nubwo bitwara umwanya munini mu gikoni. Ushobora kuba ufite ibindi bintu uri kwikorera ku ruhande, ukaba wabiteka muri ubu buryo, bishya neza cyane. Muri kubona ko na za nkoko zacu zahiye neza, zirasa neza cyane. Hanyuma rero ibiryo byacu igisigaye ni ukubitegura, ni ukubyarura. Sinzi niba mwarebye ino video kuva yatangira kugera irangira, muri kubona ukuntu ushobora guteka ibiryo wafata saa sita, wafata nijoro, ariko ukirinda kubirya ugiye guhita uryama, kubera n'umuceri ngira ngo ntabwo byaba byiza cyane wabirya nyine nijoro. Sinzi, ariko ibyiza cyane ni ukubifata mu masaha ya saa sita kuri lunch. Uri kubona ukuntu bisa neza cyane, uri kubona ukuntu umuceri, ibishyimbo bisa neza cyane, bimeze neza cyane, noneho n'inkoko nazo zahiye neza cyane. Ndizera ko mwakunze ino video, ndizera ko mukunda ino channel. Nkunda gutegura amafunguro atandukanye,